Right, yitwa Sisqo the Mike nagarutse mu ndirimbo zisobanuye akuye munsi nako ngako nyine nkazaniye. Right, kwa subscribe hanyuma tugenda neza 5 kuri 5 umva amagambo. Ngiravuze ngo reka ducike uno mugi tujye kure y'umugi kure y'akavuyo yo nashatse ko n'Imana itabimfashamo ariko nyine nta kirambo buziraherezo ibintu bigiye kunshira hasi. Yari muremure ari mwiza cyane nk'ukuzimu, yari mubi ariko abikora neza. Nabonaga iherezo hari itangiriro, rero kondisiyo yanjye yari imwe. Naravuze ati mbere nibusangibuka mpakaza mu ikanzu nziza nitegeye akazuba mukunzi, ibintu usize ibirungo bwira niba uzongera kumbona kabone nubwo byaba mu nzozi zawe zikanganye. Mu nzozi zawe zikanganye. Naravuze ngo nta nubwo ugomba kumenya ibyo dukora. Ibiganza bye byari mu misatsi yanjye, imyenda iri mu cyumba cyanjye. Ijwi rye rero nari maze kurimenyera, gusa nta kirambo buziraherezo. Gusa ibi biri kugenda biba byiza. Yari muremure ari mwiza nk'ukuzimu, yari mubi ariko akabikora neza. Ubwo twasomanaga bwa nyuma icyifuzo cyanjye cya nyuma cyari ati mbwira niba uzanyibuka mpagaze mu ikanzu nziza nitegeye akazuba mukunzi, iminwa isize ibirungo. Mbwira niba uzongera kumbona kabone nuko byaba mu nzozi zawe zikanganye. Mu nzozi zawe zikanganye uzajya umbona ukuntu twabaga tumeze amajoro yose turimo dutwika. Umunsi umwe nunsiga ibi byose bizaguhiga, biguhiga ni ukuri pe. Mbona mu ntekerezo ijoro ryose turimo dutwika. Ati umunsi umwe nunsiga izi ndoto zizagukurikirana ziguhige, zizagukurikirana ziguhige. Ati mbwira niba uzanyibuka mpagaze mu ikanzu nziza nitegeye akazuba mukunzi, ati iminwa isize neza. Mbwira niba uzongera kumbona nanone kabone nubwo bitaba ari byo. Umva amagambo. Niba uzongera kumbona mpagaze mu gakanzu keza nitegeye izuba mukunzi, iminwa myiza isize. Mbwira niba uzongera kumbona kabone nubwo byaba mu nzozi mbi. Inzozi zikanganye mbone